ikaze nanone abakunzi bacu Rubavu Bayandisel, mukomere kandi mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Imana ibahe amahoro n'amafaranga, kandi muze mugure n'ibibanza n'amazu turi kubarangira hano mu mujyi wa Gisenyi i Rubavu. Dufite imari cyane rwose Rubavu Bayandisel, tuba twabazirikanye kugira tubagezeho ibintu byiza. Gusa wowe wifuza kugura ubutaka, inzu, ikibanza cyiza cyangwa imirima, turabifite cyane rwose. Aha rero ntabwo ari inzu, nta nubwo ari umurima, ahubwo ni ibibanza bigurishwa birenze kimwe. Hano harimo ibibanza 4 kandi buri kibanza gifite metero kare guhera kuri 400 kuzamura. Biteye borune, biri ahantu heza cyane mu Kizungu i Rubavu, hafi y'umurenge wa Gisenyi. Kugera ku Kivu rwose ntago watega, cyangwa ni hafi yacyo, kuko izo nzu mubona ziri kureguka mu mashusho ziri ku mazi, ni amahoteli bari kubaka ku mazi. N'izi rero urabona ko biri hafi cyane, biregeranye. Ni ahantu biba bigoye ko wahabona ikibanza kiri ku mafaranga tugiye kubabwira rwose. Ubuso guhera kuri 400 kuzamura metero kare, ukaba wakigura $40,000 by'idolari ikibanza kimwe. Ahantu turi kubereka rero harimo ibibanza 4 bikase, biteye na borune, bikora ku muhanda. Iki kibanza rero $40,000 by'idolari uyazanye rwose wakegukanamo ikibanza. Harimo ibibanza 4, unabishaka kubigurira rimwe nta kibazo, ubwo wafata ayo mafaranga ugakubaka 4, ubundi ukaba utuye ahantu heza cyane nk'uko uri kuhabona. Ntabwo hasanzwe, ntabwo ari mu kajagari, ni ahantu aturwa n'abifite. Ni heza rero, harimo amabuye menshi cyane ku buryo ayo wakoresha utagura ayandi. Ni ahantu hasobanutse mu murenge wa Gisenyi, epfo wegereye ku mazi, wenda kugera ku mazi rwose, hafi y'akarere. Ibi bibanza niho biherereye, imbere y'umurenge wa Gisenyi. Ibi bibanza ntibigucike, biguramo ikibanza cyangwa uzubigurire rimwe, ubundi uba ufite ikibanza cyiza cyane mu mujyi wa Rubavu. Na Rubavu Bayandisel tubikugezeho rwose, tuguze na ba nyirabyo. Ubundi urabona iriya ni hoteli bari kubaka ku kiyaga cya Kivu, neza kuri beach. Mugire bwangu rwose, duhamagare kuri izo nimero zacu 0783 035227. Izo ni nimero wanatwandikiraho kuri WhatsApp, cyangwa ukadusangira Rubavu aho dukorera. Tubafitiye amamari meza cyane, tubafitiye amamari meza cyane, yaba amazu yaba ibibanza. Dufite n'ibibanza bikora ku mazi, dufite ibibanza bifite view y'amazi, ku buryo uhaguze ukahubaka inzu uba witegeye neza ikiyaga cya Kivu, umuyaga mwiza uturuka mu kiyaga cya Kivu ukugeraho. Kuba uri umujene cyangwa uri umuntu ufite imyaka runaka ukorera amafaranga, ariko ukaba udafite UPI kwanditseho rwose, yaba inzu yaba ikibanza, ntabwo byaba ari ibintu bisobanutse. Aho waba uherereye rero hose, waba uri mu Rwanda waba uri hanze, tugane tugufashe kubona ikibanza cyangwa inzu wifuza hano mu karere ka Rubavu, ubundi tugukorere neza cyane. Ibyo dukora turabizi, turabisobanukiwe, tuguha amakuru yose ukenera y'ahantu waba ushaka kugura, tukagufasha mu bijyanye na mitasiyo. Urumva ko turi abambere bizewe wakorana nabo hano mu karere ka Rubavu, tukagufasha kubona icyo wifuza, cyangwa inzu cyangwa ikibanza. Waduhamagara, watugana. Dukorera mu mujyi wa Gisenyi hafi ya station Marine. Iyo hageze hari inyubako irebana n'iyo station, urareba mu muryango hariho ibyo byapa byacu bya Rubavu Bayandisel Limited, ubundi ukaduhamagara. Waba uri kure cyangwa se waba uri hafi, ukatugana nyine nk'aho mvuze, ubundi tukakugezaho ibyiza gusa. Muze mwihayere rero ibibanza 4. Urabona amaborune arateye, amazi, umuriro birahari. Ibi bibanza 4 ntibigucike, nawe waguramo icyawe, ubundi ukaba utuye ahantu heza, cyangwa ukaba ufite ikibanza kiri ahantu heza cyane hasobanutse. Bigoye ko aya mahirwe aza rimwe na rimwe, ntabwo bisanzwe ko haboneka ibibanza ahantu giherereye.
kuko ni ahantu hiyubashye cyane. Biri muri C3, abazi ibya master plan ubwo babyumvise. Ubwo nawe ukeneye ibindi bisobanuro nyine watugana cyangwa ukaduhamagara cyangwa ukatuvugisha, ubundi ukatubaza icyo wifuza cyangwa ukaza kuhasura mu karere ka Rubavu ukoranye natwe Rubavu Buy and Sell. Ushobora kuba udusuye rero bwa mbere utarakora subscribe, urabona aho ni hanze, ni hafi y'umurenge wa Gisenyi, ku bagenda akarere ka Rubavu barahazi, naho ngaho urabona ko ibintu bisobanutse. Ushobora kuba udusuye bwa mbere rero utarakora subscribe kuri iyi channel Rubavu Buy and Sell, channel yacu yitwa Rubavu Estate, ubundi kanda kuri subscribe ukande no kukazogera kugira ngo uyibona notification igihe twa-uploadinze video ikwereka ibijyanye n'igura n'igurisha mu karere ka Rubavu. Ubundi usharinge inshuti zawe nabo bashaka kugura cyangwa kugurisha, nabo babona ibi byiza ntibibacike. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.